Si bafite phone zifite agaciro mbona barimo baranyereka ati none se uyu muntu uramuzi uragerageza wongerejwe yego uyu muntu waba umuzi uyu muntu rero ndabona muzi yego ndabona muzi rwose ati se ko mbona yaba ari wewe bamwe na bamwe nkabahakanira bagari ko bishoboka ko dushaka iriya ngorofani uzi kugira nyibone byagenze gute wayiguza ngahe kugira ngo uyibone byaturutse kuki ubwo kugira ngo mbone iriya ngorofani nahereye kugira ngo ingorofani nyikoreho atari n'iyanjye ni nk'uyu nguyu cyangwa uyu nguyu nkayikoraho mubwo ati dore uyu nguyu afite washyize ibiro 500 kuko ari ahantu uri buze kugera ntiwifashe uri umwe akaba ngombwa yuko ubona indi mitsi ya kabiri kwirwa neza bakunzi wa One Fox TV show nkuko mubizi rero nudushya gusa amazina yanjye ni Rosette Rox. Uyu munsi twaguye Gitumo wa mustar umenyekanye cyane ari gucunga ingorofani. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Hagenimana Samuel. Ese urabizi kuri umustar? Nanjye mbibona gutya. Nabonye bintunguye. Yego. Njya kubona aba boss bafite phone zifite agaciro mbona barimo baranyereka ati none se uyu muntu uramuzi uragerageza wongerejwe yego uyu muntu waba umuzi uyu muntu rero ndabona muzi yego ndabona muzi rwose ati se ko mbona yaba ari wewe bamwe na bamwe nkabahakanira bagari ko bishoboka ko atari ngewe ariko nzi neza yuko ari ngewe nyuma yaho baza kumbwira ati rero ndabona waramamaye ahantu hose baragufite cyane mu buryo bushoboka isi yose iragufite tiwe Samuel abantu baragufite agakoryo kawe abantu baragakunze kuko ubona umanuka n'ingorofani uca mwaziriya modoka ntuzigonge ntigire kubangamira buriya nanjye nararebaga nkavuga ati rero nizi modoka nubwo nzirimo ndacunganwa n'ikirenge cyanjye yego iki kirenge cyanjye gucunganwa nacyo nuko nguko ngacunganwa yuko nta modoka iribuze kunkoraho nta moto iribuze kunkoraho ngacunganwa na yuko umuzigo mfite ndi kureba imbere yanjye nubwo ya muri metero 3 nange 2 nta modoka ndi bukoreho nta moto ndi bukoreho nkagenda nkagera kwa Mutangana umuzigo nkagera gutya nkawushyira hariya ngapakurura yego ngashima Imana inkuye mu muhanda kandi ndi ibinyabiziga bikomeye birenze icyo ndi gucunga ingorofani ufite mu ntoki bamwe na bamwe tukanahura bakambwira ati turatwara imodoka yose mu ntoki ese wumva ko uri umuntu ufite intege zingana ite ku buryo wafata ibintu imodoka yagakwiye gutwara wowe ukabitwara gutya ukoresha ize strategy ubu twabonye ubu wikoreye ibiro byinshi kandi uri ahantu hamanuka cyane ese ni ize strategy ukoresha kugira ngo utware ibiro bingana kuriya kandi ubashe no kugenda mu muhanda nta kintu kikubangamiye urabona rero birangorofani kwipine rimwe ihagazeho ucunganwa nuko urabona yuteruye uraterura yego ukumva yuko yigiye rero urabona ibifite ibiro byinshi wowe ufite dukeya bitabanye na bya bindi utwaye ukagira atya ugacunganwa nuko itari buze kukurusha intege ikujyane ahishaka yego wowe ucunganwa nuko uyijyana ahe ushaka utari buze kugira gutya utane ujye ku ruhande ukubite moto iri hariya imodoka iri hariya ugonge n'umuntu w'umunyamaguru wende wambuka mu muhanda uko imodoka imanuka igafungira umunyamaguru akambuka ko feruje itegeka niko nanjye ngoma hangaho nkumva ko feruje integetse tihagararaho utegeze feruje kure kure feruje yandekura caho nkagenda nkagera kwa Mutangana amahoro twabonye ira video yawe inyuma gusa ntago twakubonye isura ugaragara nk'umuntu w'umusaza ariko ubu ngubu ku ifoto uri kugaragara nk'umuntu w'umusore ufite imyaka ingana mfite imyaka mike cyane ningahe ni mikeya dufite amatsiko 20 yonyine hafi n'umunani 28 mike cyane aha nge rero nagize ikibazo kuriya umanukana n'umuvuduko mwinshi buriya feri uyifatira hehe bigenda gute feri iri ku maguru yayo hari amaguru abiri ifite hari amaguru abiri ifite ihagararira nk'uko umuntu ahagaze yego ari amaguru abiri rero yambika ikintu bita ikiboko
ikiboko ni ikintu kimeze nkaho wakigereranya n'ikira, ni nk'uko urabona igare, hari utuboko bakata ukuntu bakatwambika bagafunga gutya ku igare ku ipine yaryo, yego bande feri. kuvuga ngo nanjye gerageza gushaka ikiboko kigari, nkagitambika munsi y'akaguru k'ingorofani, ngahambira n'umukoba, ngafunga original, nkumva yuko wa mukoba ufashe ku cyuma cy'ingorofani, nkaba nizeye yuko wa mukoba atari buze gukora kuri kaburimbo, kuko nukora kuri kaburimbo uracika, icyuma gikoze hasi rero kigenda kurenza yuko ipine iri kugenda. N'uyu ari ninjoro gikubita ibishasho kugira ngo urimo urasudira, reka da uno umuntu uguturutse akanaguhungira kure, uvuga ati uyu muntu siko mbona umurundo kwaka mu birenge byagenze gute, kandi ni ya feri yabuze, yego ya cya kirenge cy'ingorofani. Iki cyuma gishobora kuba gifite feri igihe cyose nubwo kaba gatonya, ariko kakaba kariho, kuko iyo uteretse umuvuduko ugabanyirizwa hehe, kuri cya gikandagiro kiri hasi, kuko ipine tsindagira hasi nyine, urabona naratsindagiraga nanjye kandusha kime, ariko nkagira nka ninanaganika, yego nkashyiraho ibiro byanjye, ikagira ate sinkubite ku kinyoteri cy'umushoferi w'imodoka wigendera nanga moto y'abandi, nkashyika iyo cyitse amahoro rero mpita nzamura nkamushyira hejuru, nkamubwira ati urakoze cyane kuba unkuye mu muhanda hariya unshyikije ahangaha ntwaye ibintu by'abandi, nshyikije amahoro. Yego, uriya mwuga wawe umazemo igihe kingana iki? Uriya mwuga rero ndumva ni igihe kitarenze imyaka nk'itatu, kuko mu myaka nk'ibiri iri imbere hasigaye umwaka umwe, mu myaka ibiri iri imbere nari mpangayitseho cyane, yashize, yego nari mpangayitseho cyane, nta gikoresho nari mfite, nimba yo mu buzima bubi kakaye bukomeye cyane. Ni iki cyatumye ubwo buzima n'ubuhe wari ubayemo? Dukiremo muri makeya, tubwire n'ikintu cyatumye ujya gutwara irangorofani. Irangorofani nanze kwiba, yego ntaga kuza gutobora inzu y'umukire nk'uko inzu ihagaze aha ngaha, harimo abantu batemera yuko bakoresha imitsi yabo, bakimerera atya, bakajya bigendera atya, yacungana n'umuntu ufite telefone nabi kabiragiye, ariko izo ngeso ntayo nisanzemo. Nakuriye mu buzima bubi koko nyine, ntago nafunzwe, yego wenda ngo nzira ibindi byaha ku ruhande ntabyo, ni ukuvuga ngo ubuzima nakuriyemo, abanje kujya ncuruza isambusa mu muhanda, yego isambusa nzivamo bakanyambura kenshi na kenshi, mugani w'uyu mugabo, bakanyambura rimwe na rimwe nkisanga muri kasho, ariko sinjye hehe muri b'abanyabyaha buryo nzajya kuzira icyaha ntakoze. Yego ngabo bakankiza isaha saa 12 saa 1 titaha, uyu nta cyaha nyine bataha, nta kibuzira, urazira ibyo wakora kugira ngo ushake ubuzima bw'ejo hazaza. Ejo hazaza rero ngubu ni wamagaze ubu ngubu, iriya ngorofani hano yaturutse rero, yaturutse kure cyane, aho niho dushaka iriya ngorofani uzi kugira nyibone, byagenze gute? Wayiguza ngahe kugira ngo uyibone? Byaturutse kuki? ubwo kugira ngo mbone irangorofani nahereye kugira ngo ingorofani nyikoreho atari niyanjye, ni nk'uyu nguyu cyangwa uyu nguyu, nkayikoraho mubwo ati dore uyu nguyu afite washyize ibiro 500, kuko arana uri buze kugera ntiwifashe uri umwe, akaba ngombwa yuko ubona indi mitsi ya kabiri, none nkamufasha nkamusunikira nkamugeza Nyabugogo, nkabipakurura nkabigeza kwa nyirabyo, akanjugunyira 5 za 5 nkazemera. Yego za 5 namara kuzemera, nabona umuntu dukoranye kabiri, inoti y'igihumbi nyinshi cyane, amafaranga menshi, inoti y'igihumbi nakoreye wenda kuva mu gitondo, kuva saa 4 gushyika nka saa 8 n'igice, yego hafi saa 9, ariko njya kubona uwo twakoranaga ati rero ndabona urimo uragenda uramenyera, mbona watwara n'ibiro 100 200, naho ukinjiriza igihumbi kitakoreye inshuro ebyiri ujya Nyabugogo, yego ngo sigiye ingorofani, reba kuntu nawe waba ushaka kuntu wabona na 500 yo kurya udasuniki utanwangiye, babyita ngo nukunywanga, yego utanwangiye, amafaranga utanwangiye rero ni ukuvuga ngo kunwanga bivuze gusunikisha, n'ugusunikisha undi muntu ufite ibiro byinshi, kuko ushobora kujyana hari akadodani hasa nk'ahegutse, yego
aho hantu hakakunanira bigasaba kunwanga ko nawe ukozaho intoki zawe kumukiza ku ntege yego akagenda yagezeyo rero kuko urabona we n'ubu uteruye ibiro byinshi uvuga ati rero ngenda atera ibiro byinshi nageze Nyabugogo nijye utera ibi biro cyo kucyo wakoze wansunikiye handi ubona bikuyeho izi sense bazikwiriye akazimpa azifata nanjye nishimye igiti ntugisubiza mu mujyi ngo rufani yego tugategereza ko tubona undi mukiriya yazi akazi karabonetse twagiye ubundi zasenyisa nkongera nkazitsindira ikibaye igihumbi icyo nakibonaga rero iyo wabonaga icyo gihumbi byagenda gute ni bwa bugari bw'iryitandatu tingiye muri marato ubugari bw'iryitandatu ufite n'isosi waranaryaga ubwo bugari ugura uduharage twa magana ngayo hararwo mu dushyimbo natwita ni nk'ubushyimbo bw'ijana bwari fake ubwo si ubwo bugari waryaga ko nabonye bisaba kuba ufite ingufu wabashaga gupeza noneho kunwanga nako icyo gihe ntabwo napeze warikoreraga nafashaga wanwangaga naranwangaga aho mbonye cyane gikoresho nubwo nabaye umuyobozi ari nayo mpamvu turi hano reka mbabwize ukuri guys abantu mudukurikiye uyu niwe mutumirwa wonyine wa mbere uturuhije cyane tubaze ngo ahantu turi ni hehe hajya ahantu turi ni hehe aha ngaha bahita Kimisagara ahantu hehe hejuru ntabwo ari kure cyane wazamutse na Sonari ndumva aha ngaha ni ku kazu k'amazi ni apaderuka ahantu twamubyutse tumuhamagara tubwira ngo arahuze mbese kumufatisha byari bigoye ubu wari uri mu kazi twohereje imodoka yayanga kuyizamo ntabwo nabyanze wari uri mu kazi tubwira impamvu wanze kuzamo wagize ngo se nanze ko kwitaba ntabwo nabyanze byabaye ngombwa yuko bihura nuko n'ibintu by'abandi mfite nararanye banza kugira ngo ngire ute ndepose ibyo bintu rero nabidepoje imvura naye ifata umwanya imvura imbangamiye biba ngombwa yuko nkubwira yuko dushobora kuba tutakibonanye yego guca intege nyuma yaho ndagukeneye niriwe nicare wintegereje nta n'undi murimo nakoze ntaragira gute ntakubona ariko ngiye gufata akamoto nzi kukureba twaganiriye byinshi ariko se kuje kundeba ibyo bintu urabona ari neza urambwira ati ni wane harimo n'ababandi ntazi urambwira ngo ni wane niyo mpamvu nanjye ndi hano imbere yawe aha reka rero ngaruke nabonye ufite touch ariko nanyereka n'indi telefone wambabara ukayereka abantu baba iyo telefone yereka abantu bari kuri kamera iyi telefone niyo yari asanzwe akoresha ariko mbonye afite n'indi touch iyo touch dushaka kuyireba nayo irahari touch mwayibonye iyi touch wayikuye he none ureba aka ni OG wayikuye reba none biratandukanye aka kantu rero ewewe karanstirisaga iyi touch wayikuye he iyi ngiyi ni impano abakozi b'Imana bangeneye n'abandi babonereho bagutera inkunga kuko uri umusitari kandi ikindi abantu benshi babonye ukuntu uri kurwanira ishyaka ubira ibyuya ugenda udepansa mu modoka uri kurwanira yego nayibona uri kurwanira umuryango wawe nagira ngo nsabe n'abandi bantu baba bafite umutima wo gufasha ko bafasha Samuel tukiri aho nashaka kubaza mu kazi kawe ukora wigeze uhura n'impanuka Imana yarabindinze ibyo bintu Mana yanjye umve yarandinze kuko yenza guhura n'impanuka shobora ndavunitse akaguru acitse akaboko naranapfuye hari n'imodoka yagiye sekura ndi kureba imodoka ikabanya rwose agahita apfa ariko ngiye yarandengeye na n'ubu duhagararanye ahangana ninde mu muhanda nsoreka ingorofani n'iyi telefone nyifite sintinye ngo yenda nanayikomaho ikamene Mana nshimira nuko ubu tuvugana Imana yarakurinze igikomeza inakurinda aha ese uretse kuba ufite impano yo gusunika ingorofani hari indi mpano waba ufite ko nabonye usunika ingorofani nk'umuntu utwaye benzi imanuka
muri Buranga hari indi modoka hari indi iriya niyo modoka yanjye rero arayizingatiye ndayifite mu maraso niyo sinziriye burya narayikoreye papa narayintwange buriya kugira ngo nyigereho byaturutse kure urakoze papa nihe mpano yindi ufite itari yo gutwara ingorofani impano mfite nuko nzi gutwara moto ariko nta perime moto nzi kuyitwara pe ariko perime ese nk'ukuntu utwarira ngorofani uri uwigisha umuntu wahera he wahera he umwigisha se najya kumwigisha nkamwigisha ku bintu bingana kuriya byonyine kugira ngo uyimenye ufunga feri ugakomezaho kandi mbona ncunganwa n'imodoka ucungana noneho ese wabonye hari nimwe nkoraho wapi kandi uri ahantu hanamanuka cyane n'ubu sigura agira ngo usi ubuhanga urabanza ukayimenyera kuyizamura yonyine nta kintu kiriho uyikura Nyabugogo uyigeza mu mujyi yego uyizamuye umwaka wahera kuri bya biro jana none se inawo hamaze igihe kingana iki ufite umuryango tubwire umuryango ndawufite w'abana 2 n'umudamu umwe abana bangahe 2 n'umudamu umwe Kigali imazemo igihe kingana iki cyane wavukiye ntago ariho navukiye iwacu ndumva ari mu karere ka Rusizi niho kavukire neza niho navutse niho naturutse yego naje Kigali nje kugira uti cyo gushaka ubuzima ariko ujya wemera ko Imana isubiriza igihe ndabyemera cyane urabyemera ubu waruzi ko waba umusitari kugeza ahangaha abanyamakuru bari kugushaka nanjye ibintu byantoye ni ibintu bigutungura no se wagira ngo kuba umusitari so nukugenda ukaburi no mu nzira ushobora no ubona umwana asitaye ugahita umwego ashika hasi aho kantu kagushimira ubu se muri iki gihe uri kwiyumva ute aho ugeze muri karitsiye ukabona abantu bari kugushagara uri kwiyumva yumva bisanzwe nta gikuba cyacitse Samuel rwose ntawe namba yego genda iwawe wundi n'ubundi akazi nkikabona n'ubundi najya mu kazi nkagatumika sinitaye bya bindi biri inyuma nkakomezana na bya bindi biri gukurikirana bya bindi nakoze yego dusoza rero gira inama ugira urubyiruko ruri hano hanze n'abandi muri rusange tugana ku musozo urubyiruko ruri hanze ndabizi rurankurikira ari rwinshi n'abantu bakubonye no hanze y'igihugu barakubonye yose iramfite nabasaba yuko bakora amaboko mu mufuka nabo bakerekera umurimo kuko nta murimo w'umunyagaruba akazi burya akariko kose kaguhereza icyo kurya ibyo bintu burya uramutse bisuzuguye ukabirenga ukajya kwiba n'Imana yaguhana icyo nababwira cyo ni ugukura amaboko mu mufuka bakaza tugashaka agafaranga njye navuye Rusizi aricyo kinzanye nta muntu naje kugirira nabi naho Kigali naje nje gushaka agaceri konyine ariko kankoye iwacu cyangwa kandi ndumva ari mu mujyi hararyoshye kandi kubu ukora akazi k'ubukarani biragutunze uranabyishimiye kabisa cyane nuko urakoze cyane twishimiye kugutumira kuri kamera za One Fox TV show nubwo bitari byoroshye ariko nyine turagufatishije urakoze cyane kubw'umwanya waduhaye twishimiye ko watera imbere ukaguka n'iyo moto ukazaba wenda wayikoresha na peni ukageraho urakoze cyane murakoze namwe yego murakoze cyane rero bakunzi ba One Fox TV mwiyumviye wa mukarani mwabonye asunika ingorofani yatubwiye byinshi ku buzima bwe kandi hari n'inama yatanze ku rubyiruko cyo nababwira cyo mukomeze mukore subscribe kandi munakoreshe ya suza n'abapampe bawe bari abapampe hajya murakora muze abo bapampe bawe basuza hajya ubwo murakorana mukomere bagabo musangira ngendo namwe muri abakarani nabo ni abakarani yewe wamuzanye muri aka kazi witondere ibyo by'abanyamakuru ahanga yewe yaje anwanga uyu nguyu niwe wanywangira uyu niwe wanwangira
utangira gato manuka rero ariko mugira ikintu mubwira rero abantu naba ntahari agafata ingorofani yanjye yabona akazigo agasunika agakomeza akazi nta birenze igihumbi kikaboneka cyo kuri ikindi noneho mwabana nimwigireyo inshuti nyanshuti abana ntibatuderanje inshuti nyanshuti zibonera mu bintu nk'ibi ngibi byiza n'ibibi uyu mutaramu nawe akaba inshuti akaba umukozi nanone ukoresha imbaraga nyinshi cyane ubwo no gukoresha imbaraga nyinshi cyane akatwereka urugero rwiza ubwo n'urwo rugero rwiza tukarugenderaho none tugashima yuko rwose Imana isubiriza igihe kandi noneho igihe nk'iki ngiki nicyo kandi kiba ari ngombwa yuko Imana yigaragariza igihe wakize byara wabaye umubosi. Yes, noneho tukiraho mumbwire nize mbogamizi muhura nazo mu bukarani bwanyu. Imbogamizi yenda nyikomeje ijambo, imbogamizi za mbere hari nk'ukuntu yenda baduhinduriye nk'umuhanda yenda nibyo biragaragara yuko bawuhinduye umuhanda ariko igihe dusanga abantu haruguru kwa materine bakatubwira ngo ntabwo mwemerewe kunyura aha ngaha. Imbogamizi nyine ni nko gushaka kudufungira inzira mu buryo butari ngombwa ariko tuzi abo bantu bafite uburenganzira niba ari yenda nicyo navuga ibindi byo byari amahoro. Nyine ubu ngubu twebwe inoze muri uyu mugenzi wanjye muri iyi minsi ishize twebwe nta mbogamizi twari dufite mwakoraga kuva akara kantu kuno mugabo kagera video kagera ku binyamakuru ndabona ibintu bitari kugenda neza nyine bahise baza baratwataka twebwe ibintu byose mbona muri gukora ndabona atari byiza mugomba kujya munyura ahangaha uriya muhanda wo kuri Yamaha kugera Nyabugogo kwa Mutangana ntabwo mbashakamo nshaka mujye munyura muva refresh mu mujyi tumanuka Ragarete tukamanuka tukaza tukikubita aho bita Apakope twamanuka Pakope twahitaga dukomeza nyine muri Frejo kuri Yamaha tumanuka kwa Mutangana nta kibazo dufite. None ubu ngubu muri iyi minsi baratubwiye ngo tugomba kujya tuva Pakope tugahita dukata aho bita Rafrashe. Yes, mugomba gukurikiza amabwiriza. Ariko nyine mubona ko harimo umusaruro mu byo mukora. Umuntu yashima Imana nta muntu yavuga inabi kuko iyo bitanu bibonetse bibiri kaboneka igihumbi kikaboneka nta muntu wibye kandi ahubwo ndumva harimo n'amafaranga. Ni amahirwe kandi amafaranga arimo turarya tukishyura inzu tukamenya n'imiryango yacu ku ruhande fata bibiri fata igihumbi nishyuye inama ya 500 tumanuye buri kintu cyose tumanuye hari akungorofani baratubarira nimba ari umuceri w'ibiro 25 ufite amafaranga ubishyurwa yego nimba ari ikarito y'amakaroni Santa Lucia afite amafaranga yayo rwose twagera aho ngaho umukire nawe abizi nyine iyo yaje ku ngorofani arabizi nta rega dufite n'abakiriya tugomba gushyira kuko hirya no hino bose ntabwo bakenera amahirigisi cyangwa se n'amamodoka hari nk'abantu baba bari hirya mu makaritsiye aho abantu batuye ugasanga biroroha cyane kuko hari ibintu twebwe dutwara igare ritatwara ubwo rero ibyo ngibyo twebwe tuhita tubasova twahita tubigezayo n'umutwe ntabwo wabitwara kuko umutwe uramutse ubitwaye abantu bagera nko mu 10 cyangwa 20 byabatwara amafaranga menshi aho ingorofani ikabitwara neza ikabigezayo neza mu makaritsiye bakarya neza nta uhenze undi nta kibazo byose bikagenda neza. Noneho murakoze cyane murabona ko bwije mureke tubareke namwe mutahe mwari mugiye gusanga imiryango yanyu twifuje ko tuzahura tugakora ikindi kiganiro twibutse